Kera najyaga numva ko umugabo uwo ari we wese ari umugabo, kaho umwe aguye n'undi yahagwa, nkagira ngo barashyenga. Ariko ibiherutse kumbaho byatumye menya ko abagabo ari abandi bantu. Ngira ngo uziko nari maze iminsi kwa bene wacu, kandi wa mugore yari yarahukanye. Umunsi umwe rero uwo mugabo yatashye yasinze, aza mu cyumba cyanjye nk'uko yari asanzwe abikora, kuko nabanaga n'abana bato, kagira ngo wenda baje kureba uko bameze. Ariko uwo munsi aho kubareba atangira kumbaza amakuru yanjye ankoraho, mbese mbona nta kiruho nari nsanzwe nzi. Namwibukije isano dufitanye, ariko ambwira ko Kiliziya yaciye kirazira. Yambwiye ko tubikoze ntacyo twaba, ahubwo turi gutinda, ngo nindeke tugire vuba. Naramuhakaniye, mubwira ko niyo Kiliziya yaba yarakwiyeho kirazira, twe nk'abantu tuba tugomba kwiyubaha, ko rero ntashobora kuryamana n'umugabo ufite umugore n'abana, ko rwose naba mpemukiye abana be dufitanye isano, umugore we, umuryango wanjye n'abandi, ariko by'umwihariko nkaba mpemukiye umukunzi wanjye. Ariko yanze kunyumva, turagundagurana, anshiraho imyenda, arayishwanyaguza. Mu gace k'iwacu aho nakuriye, abana batozwa gukora bakiri bato. Abenshi baba bafite uturima duto bigiramo ubuhinzi, bakajya baduhingamo ibihingwa bitandukanye, byakwera bakabigurisha havamo amafaranga, bakaguramo amatungo magufi nk'inkwavu, inkoko cyangwa ingurube. Usanga umwana ukuze akora iyo mirimo ijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi bitamugora kubona igishoro iyo hari icyo ashaka gukora. Natangiye ubucuruzi mfite imyaka 22. Nari maze igihe nitegura kuzabukora, ngurisha amwe mu matungo nari mfite, ntiranyaho n'andi ninarakuye mu myaka nari maze iminsi neza, ubundi nshinga akabutike gaciriritse mu gasantere k'iwacu. Ntabwo byari byoroshye, kuko n'ubwa mbere nkoze ubucuruzi nk'ubwo. Ubwo nari nsanzwe nkora bwari ubw'imyaka, kandi siyo nabaga naranguye, ahubwo niyo nabaga niyejereje. Iyo uyigurisha bitewe n'uko isoko rimeze, kandi akenshi rwose ntabwo uhomba. Ariko ubwo bucuruzi bundi nari ntangiye bwari butandukanye cyane n'ubwo, kuko wasangaga niba ari nk'amandazi ndanguye, ku ipaki nunguka irindazi rimwe, hagira urirya akagenda atanyishyuye, cyangwa se nanjye nkarirya, ubwo nkaba ndahombye. Byansabaga rero kuba maso no kumenya ibanga nakoresha kongera aho ngera. Nakundaga kwegera abacuruzi bamaze kugera aho bagera, bamwe bakangira inama. Ndibuka hari umusaza wigeze kumbwira ati, iyo utangiye ubucuruzi ukiri muto, ufite amahirwe menshi yo kuzatera imbere, nubwo nanone ufite ibyago byinshi byo kuzahombywa n'ibintu byinshi. Icyo gihe yambwiye bimwe mu byo nagombaga kwirinda niba koko nshaka kugera aho ngera. Yarambwiye ati, abagabo n'abasore abenshi bahombywa n'ibintu bibiri, bahombywa n'abagore cyangwa se inzoga. Nukora cyane ukirinda amadeni, ukirinda inzoga n'abagore, nta kabuza uzagera aho wifuza. Ibyo si we wa mbere wari ubimbwiye. Na mbere yuko mbatangira, ababyeyi banjye, inshuti zanjye ndetse n'abavandimwe banjye bari baransabye kuzirinda abagore n'abakobwa, kuko ngo aribo baza kwisonga ibishobora kungwisha mu gihombo, nkasubira ku isuka nari nkoye igishoro. Natangiye rero ubucuruzi niyemeje ko nciye ukubiri nabo, ko nzatangira kubajyamo ari ukubyibura ngeze aho ngera, nabwo nkaba ntangiye kurambagiza. Niko nabigenje. Nta mukobwa cyangwa umugore washoboraga kugira icyo avana mu iduka ryanjye atanyishyuye. Niyo namuhaga ideni aho twahuriraga hose, namwibutsaga ko hari umwenda afitiye, kandi ko ayo mafaranga nyakeneye. Bamwe baranyinubaga bakavuga ko nishyuza nabi, ko ndetse bazacika iwanjye, ariko nkabibutsa ko nanjye mba naranguye, natanze amafaranga, ko rero niba bazanye iwanjye no kumpombya byarutwa no kutaza rwose. Hari abagiye bancikaho bakareka kungurira, ariko nta kibyo byabaga bimbwiye. Icy'ingenzi ni uko nabaga nzi ko nta mwenda bamfitiye. Ibyo babaga banze kugura, abandi babikeneye barazaga bakabigura. Bari barambwiye ko n'inzoga zisubiza inyuma abacuruzi benshi. Narazirinze, nkajya ninywera ikigage, nacyo nkakigura rimwe na rimwe, nabwo bitewe n'icyo mbona ninjije. Nasabwaga kwigomwa ngo mbashe kugera aho ngera. Nacuruzaga amandazi, ariko nashoboraga kumara ukwezi nta na rimwe ndiyemo, atari uko ntayashaka, ahubwo ari uko nzi ko hari icyo ngomba kwigomwa kugira ngo mbashe kugira aho ngera. Nanone
mu gihe abandi bacuruzi iyo babaga bagiye kurangura bashakaga babatwaza cyangwa se bagatega moto, nagendaga n'amaguru, ibyo ndanguye nkabyitwaza, byaba ari byinshi nkagenda na murumuna wanjye akantwaza, tukaza tubyikoreye, amafaranga nari guha abantwaza nayo akaziyongera ku nyungu nari kuzabona. Kandi ko kwigomwa nagiraga ntabwo kwigeze rwose gupfa ubusa. Nyuma y'igihe kigera nko ku mwaka nimaze kugira iduka rigaragara, nabonaga noneho ntangiye kugira aho ngera. Abantu bari basigaye bagera iwanjye bakahayoberwa, bamwe bakambaza ibanga nakoresheje, ariko nababwiraga nti ni ukubera Imana. Kandi koko nubwo nanjye hari icyo narakoze, ariko ahanini nabonaga ari Imana yamfashije imigikundiro, unguriye akifuza kugaruka. Nubwo nabonaga bitangiye kuza, ariko kuko ninzi ko igihe cyari cyo cyose nshobora kurangara gato nkisanga ibyo nari maze kugeraho byose byayoyotse. Wenda nari nsigaye njya kurangura nkashaka kuntwaza cyangwa se nkatega moto kugira ngo nanone ngira abadusangira iyo nyungu. Nakoreraga hafi y'amashuri, kandi abenshi mu banyeshuri bakora icyo kigo nigi baguriraga. Kandi hari mu gihe nini narashyizeho nk'icyo nakwita promosiyo. Iyo bazaga ari nk'abanyeshuri barenze 5 cyangwa se 4, buri wese akagira icyo agura, bose nagiraga icyo mbaha nk'inyongezo. Harabona hagira indazi bakarigabana, abandi nkabaha biswi cyangwa se bombo. Byaterwaga nanone n'ibyo banyinjirije. Ibyo rero byaramfashije kuko umuntu uhaye akantu nakwita ko ari nka kubuntu arushaho kukwiyumvamo, cyane cyane ukamuha umutima mwiza kandi ukamwereka kumwitayeho. Muri abo banyeshuri rero hari umwe natangiye kwitaho by'umwihariko. Akenshi bajyaga ku ishuri nanjye nakinguye, yancaga akansuhuza, yanataha akaza kunsezera. Nabonaga ari umwana mwiza ku isura no ku mutima. Yitwaga Rose. Iyo wahaga konje numvaga mbabaye kuko uwo munsi ntamubonaga. Nongeraga kwishima iyo namubanaga ahagaze imbere ya kontwari ambaza amakuru, kuko uwo munsi rwose wamberaga mwiza. Nagezeho ndirekura, nanjye ntangira kumwereka ko muha agaciro. Iyo yazaga iwanjye sinaburaga akantu muha. Bari baransabye kwirinda abakobwa n'abagore ngo niba nshaka kugeraho ngera, ariko nanone ubuzima butagira inshuti y'umukobwa, nubwo kuko nabaga mfite amafaranga, numvaga rwose nta cyamariye. Numvaga ari nko kurya ibiryo bikaranze neza ariko bitarimo umunyu. Ntabwo nabashaga kumva neza uburyohe bwabyo. Kandi nanone ntabwo nari kuzahora ndi umusore. Nari nzi ko igihe kizagira nkashinga urugo, nkagira umugore n'abana. Uwo mukobwa rero nabonaga rwose bikunze, ariwe twakwibera inshuti. Yari mwiza bitagereranye. Niyemeje gukora uko nshoboye, akabona ko mukunda cyane kuko ni ntarabimubwira. Hari abasore biganaga kandi harabona ajyagamo n'abamufasha ku rutugu. Iyo nababonaga numvaga umujinyunyishe, nkumva rwose birambabaje cyane, ariko nanone nkabimuhisha kuko nta jambo ryanjye yarazi. Kuko rero nifuzaga ko atandukana n'abo basore, narushijeho kumwereka ko mukunda, ndetse rimwe na rimwe ari nko ku cyumweru cyangwa se bari mu kiruhuko nkajya ku musuri wabo. Ubushuti bwanjye nawe bwarakomeje, ngeraho mubwira ko mukunda. Ntabwo rwose yabyanze, ahubwo yambwiye ko yaramaze igihe ategereje kuzumva iryo jambo. Amaze kunyemerera gukundana nanjye, namusabye kugira ibyo ahindura kuko byambangamiraga, musaba kwirinda agakungu n'abasore biganaga kuko abo basore rwose banteraga umunabi. Yanyemereye ko agiye kugerageza, ariko nanone ansaba nanjye kuzajya nshyira mu gaciro kuko hari n'abamufata ku rutugu ari ibisanzwe, nta bundi bushuti burenze ubwo ku ishuri bafitanye. Uwo mwana rero naramukunze, ndetse musaba ko yashakisha amafaranga make nanjye nkamwongereraho akagura agatelefone tukajya tuganira. Iwabo bari bafite ibiti bya avoka. Yamanuye nke arazitara, zihiye arazizana ngo zimucururize kuko n'inturanye n'ikigo uziguzeho akabwira abandi aho yazikuye. Izo avoka ziragurwa, amafaranga avuyemo mwongereraho make agura telefone kugira ngo tubashe kuganira. Ntushobora kumva ukuntu ari we muntu wenyine watumaga nishima. Akenshi ku mugoroba nabaga naniwe, mfite umushiha natuwe n'abasinzi kuko nacuruzaga inzoga cyangwa se ibindi. Ariko yambwiraga ati karame mukunzi, numvaga ntazi rwose aho uwo munaba ugiye. Nuko nkamubwira uko uwo munsi wagenze, niba wagenze nabi nkabimubwira, akangira inama cyangwa akampumuriza. Nuko nishimiraga ko mufite umukunzi nkawe. Mu kiruhuko twirirwaga tuganira. Iyo nabaga nta bakiriya mfite, nitaga muhamagara tukaganira. Muri iyo minsi yambwiye ko agiye kuzajya gusura bene wabo bari batuye mu kandi gace. Ntabwo nifuzaga ko yanjya kure kuko iyo baga ari hafi yanjye, iyo namukumburaga narasimbukaga nkamusuhuza
mva nubwo rudashize wenda ruragabanutse, ariko nanone ntabwo nari kumubuza kujya gusura bene wabo. Igihe cyarageze aragenda, ariko n'ubundi dukomeza kujya tuganira twifashishije telefone. Mu gihe yendaga kugaruka yambwiye ko gahunda yahindutse, ku mugore wo muri urwo rugo yahukanye kandi bari bafite abana bato, ko rero atabasiga ngo ahitaza kuko agiye kubategereje uwo mugore akazagaruka cyangwa se hakaboneka undi wo kwita kuri abo bana. Nabwo narihanganye kuko numvaga ko nyine nta kundi byagenda, kuko numvaga ko nyine ari ngombwa akaba hafi y'abo bana. Ubwo ariko kuko umugabo yari umusinzi, usangaga ataha nka saa 5 umukunzi wanjye akimutegereje, noneho nkanga kuryama nawe atararyama, nkamufasha kumutegereza, tukaba tuvugira kuri telefone tuganira. Iyo umugabo yatahaga aho kujya kuryama, nahitaga numva aje muri icyo cyumba cy'umukunzi wanjye akamubaza uko yiriwe ngo ntihaze baganire. Uruhande rumwe byanteraga ubwoba, nkategereza ko uwo mugabo ashobora kuzagira ibyo amwaka, ariko kuko yari yarambwiye ko ari bene wabo ba hafi, nkigarura ntahari ntiyabikora. Umugore yamaze nk'ibyumweru 2 yarahukanye, ariko aza kugaruka mu rugo n'umukunzi wanjye abona ko ataha. Igihe cyo gutangira kw'abanyeshuri cyari cyegereje. Ubwo ariko nyuma y'uko umukunzi wanjye avuye kwa bene wabo, nabonaga asa n'uwahindutse. Yarasigaye akonje, atakishima nka mbere, ubona hari icyahindutse mu buzima bwe. Niyo namuhamagaraga twaraganiraga, ariko nkumva ntabwo yishimye nk'uko mbere byabaga bimeze. Umunsi umwe namubajije nti, ariko se chérie, ko nsigaye mbona utakinyishimira, waba warabonye abandi? Ntubimbwire ngo ndere niharagure. Ndagukunda kandi nta nundi nigeze ngusimbuza, ariko nsigaye mpangayitse cyane. None uhangayikishijwe n'icyo utigeze umbwira? Nukambwira ko hari ikintu yatinye kumbwira, ko ariko noneho ko bana ari ngombwa ko nkimenya, nabyihanganira tugakomezanya, ntabyihanganira tugatandukana. Nuko namubwira nti gera numvi. Yarambwiye ati, kera najyaga numva ko umugabo wari wese ari umugabo, kaho umwe aguye n'undi yahagwa, nkagira ngo barashyenga. Ariko ibiherutse kumbaho byatumye menya ko abagabo ari abandi bantu. Ngira ngo uziko nari maze iminsi kwa bene wacu, kandi wa mugore yari yarahukanye. Umunsi umwe rero uwo mugabo yatashye yasinze, aza mu cyumba cyanjye nk'uko yari asanzwe abikora, kuko nabanaga n'abana bato, kagira ngo wenda baje kureba uko bameze. Ariko uwo munsi aho kubareba, atangira kumbaza amakuru yanjye nkoraho. Mbese mbona nta kiruho nari nsanzwe nzi. Namwibukije isano dufitanye, ariko ambwira ko Kiliziya yaciye kirazira. Yambwiye ko tubikoze ntacyo twaba, ahubwo turi gutinda, ngo nindeke tugire vuba. Naramuhakaniye, mubwira ko niyo Kiliziya yaba yarakwiyeho kirazira, twe nk'abantu tuba tugomba kwiyubaha, ko rero ntashobora kuryamana n'umugabo ufite umugore n'abana, ko rwose naba mpemukiye abana be dufitanye isano, umugore we, umuryango wanjye n'abandi, ariko by'umwihariko nkaba mpemukiye umukunzi wanjye. Ariko yanze kunyumva, turagundagurana, anshiraho imyenda, arayishwanyaguza, ariko nabwo nkomeza kurwana nawe, kugeza aho naniriwe aransambanya. Ubwo abana bari barize bahogoye, kuko baratwumvaga hari bakagira ngo turi kurwana. Abo twararanaga bari bakiri bato cyane, ku buryo batamenye icyo twapfaga, cyangwa ngo basobanukirwe ibyo twakoze. Mu gitondo cyakurikiyeho, yabyukiye mu cyumba cyanjye, ambwira ko ansabye imbabazi, kuko ngo ibyabaye atigeze abitegura, ko ahubwo byatewe n'inzoga. Namubwiye ko ntashobora no kuzigera ndota mubabarira, ko Imana niba itagira umutima ari izatinyuka kumubabarira. Yaranyinginze ndetse agira n'aho anyemerera kuzampa 500, ariko ngo mubabarire. Ariko mubwira ko nta mutima umubabarira mfite, ko ndetse ntegereje ko umugore waza, ubundi nkasubira iwacu. Uwo mugore nari naramuhamagaye, mubwira ko ngiye gutaha, ko naramuka ataje ubwo abana be bazasigara bangara. Yirengagije ibyo yapfaga n'umugabo we, agaruka kwita ku bana be. Njye nabyutse ngaruka mu rugo. Chérie, ndabizi ko nta mbabazi nkwiye, ariko nuko byagenze. Sinigeze ngambirira rwose kuguhemukira, ariko mwene wacu, uwo ababyeyi banjye bizeye,
niwe wampemuje. Nubwo nzi ko bigoye, ngusabye imbabazi. None se kuki utabimbwiye bikiba? Numva gutabyihanganira wahita umurega bakamufunga. None se kuki utifuzaga ko yafungwa ngo byose ibyo yakoze? Cyangwa mwari mwabyumvikanye none urarebye uti reka nifatire uyu muhungu mubeshye ko yamfashe ku ngufu? Sheri, nubwo uwo mugabo yampemukiye, ni mwene wacu. Abana be ni abana bacu. Kandi sinifuza ko bakura bumva ngo mwene wabo niwe wafungishije umubyeyi wabo. Simbyifuza rwose. Ahubwo mukunzi, rwose reka mbonereho ngushimire. Wambereye umukunzi, umbera inshuti n'umuvandimwe. Numvaga nzakwitura kugukunda iteka, ariko ntabwo bikunze. Mukunzi, ntegereje igihe gito gusa. Ni wowe mbibwiye. Nindamuka nsanze narasamye, ubwo umunsi wanjye uzaba ugeze, kuko sinshobora kwihanganira kukubura ngo nanihanganire kubyarana na mwene wacu. Nari maze akanya ncecetse ntekereza ku buhemu bw'uwo mukobwa, kandi nubwo yambwiraga ko ashaka kwiyahura ntabwo nabyumvaga nk'ukuri. Numvaga ari ukugira ngo anyumvishe ko yababajwe n'ibyamubayeho. Nyamara jye numvaga yarabigize mu ruhare, kuko niba koko bari baramufashe ku ngufu nk'uko abimbwiraga, yagombaga kumurega wabikoze akabihanirwa. Ariko ngo yari yaranze gufungisha mwene wabo. Naramubwiye nti urakoze, ngahitahire ubwo mbonye ko urukundo wankundaga. Yampereje ikiganza arambwira ati umbabarire, kandi niwumva ibyo byabaye uzambwirire umuryango wanjye uko byagenze. Ni wowe wenyine uzaba ubizi. Yaragiye nsigara mbabaye, ndetse mpita nkinga nshaka unigira. Hari ku mugoroba, hari nka 11:00. Naramanutse njya ku mugezi wari hafi aho ngaho, kandi n'imvura yari hitutse, uwo mugezi usa n'uwuzuye. Naratekereje nti ariko ndi kuri iyi si mariki, niba umukobwa ninarihebeye bamuntwaye bakaba bamuteye inda. Nkumva nakwinaga muri uwo mugezi, ariko nari ukuntu ufata igishyitsi ukagikubita hakurya kongera ukakigarura mu mazi, nkumva ngize ubwoba. Nyamara sinigeze ngirira imbabazi umukunzi wanjye wari wansanze ababaye, aho kumwumva nkamufatanya n'uwo mugome ngo ni mwene wabo. Nagezeho ndataha ku mugoroba, umukunzi wanjye arampamagara ndamwihorera. Numvaga yambabaje cyane. Yanyandikiye ubutumwa asaba byibura umunota umwe ngo agire icyo ambwira, ariko nanga kumwumva. Nuko ndiryamira, aza kongera kumpamagara, nabwo ndamwihorera. Numva ananyohereje ubutumwa, ariko ndabwirengagiza. Nyamara buriya nubwo umuntu yaba yarakoresheje cyangwa arakubabaje, byibura by'umutega amatwi wumva icyagushakira. Ibyo ni nsanzwe mbizi, ariko icyo gihe ntabwo nabizirikanye. Nka 10:00 sinzi ukuntu nakangutse, numva ngize ubwoba ntinarigeze ngira mu buzima bwanjye. N'ubwa mbere niyumvise ntyo pe. Nise negura telefone, nsanga umukunzi wanjye yanshatse inshuro enye, mbonamo ubutumwa yari yanyandikiye agira ati naragukunze, kandi n'ubu nari nkigukunda. Ariko uyu munsi namenye ko nakubabaje cyane, kandi nanjye sijye. Rero sinkitegereje ko menya niba narasamye cyangwa ntarasamye. N'ubundi kubaho ntagufite nyamara nta ruhare nabigizemo, nabyo ubwabyo ni urupfu. Sheri, unyihanganire, ariko ndagiye. Maze kwisoma natangiye gusenga Imana ngimfashe byibura abatiyatse ubuzima. Nise mpamagara nimero ye ngo mubwire ko namubabariye, icamo ariko ntiyayifata. Narongeye ndagerageza, nabwo cyanga kwitaba. Nise mbyuka ndihumura, ubundi njye wabo ngo mubwire ko rwose namubabariye. Mpageze nasanze bari bakiryamiye, nuko bambaza niba ari amahoro, ngo kuko mbazindukiye mbabwira ko rwose ari amahoro, ko nje kureba umukunzi wanjye kuko ari cyo nifuza kubabwira. Natekerezaga ko wenda kuva nsanze batarabyuka ubwo ari amahoro, umukunzi wanjye wenda yaba atariyahura. Barambwiye bati ko bidasanzwe ra, ubwo ni amahoro. Nuko nababwira nti narembabaje umukunzi wanjye, none nari nzindiwe no kumusaba imbabazi. Nuko abigira urwenya bavuga ko ngo abana b'iki gihe basigaye batangaje. Ariko bajya mu cyumba cye
ngo bamubyutse aze mubwire icyo amushakira. Bari bazi ko ari mu cyumba cye ariko basanze ntawe uhari. Batangiye kubazanya niba hari uwabuzi aho yagiye. Bose bavuga ko yagiye kuryama, bose bavuga ko bagiye kuryama nawe yaryamye. Se yarababajije ati none yaba yagiye he? Akana bararanaga niko katubwiye ko kigeze kumva asohoka ko ariko kahise gasinzira katamenye niba yagarutse. Bahise bampindukirana bambaza icyo nakoreye umukobwa wabo, babwira ko ninanze kumubabarira kuko yanciye inyuma. Ibyo nabyo byarabatunguye kuko batari bazi ko umukobwa wabo yasambanye. Bahise bacishamo nimero ye irasona ariko nabwo iburu yitaba. Nise mbabwira ko mu butumwa yari yanyandikiye yasaga n'unsezera. Bose batangiye kuvuza induru, babyutse abaturanyi, twese dutangira gushakisha ngo turebe ko twamubona. Umwe muri abo baturanyi niwe tubwiye ko bahuye nijoro kuko yari yagorobereje ku isantere ngo akamubaza aho agiye, undi ngo amubwira ko agiye ku muhanda gushaka udukoresho tw'abakobwa. Nuko wakagira ngo ahari ntihagiye. Twarushijeho guhangayika kuko jye ninatangiye gutekereza ko ashobora kuba yiyahuye. Nabwiye ko ngiye kujya mu kabande hafi ya wa mugezi, nanjye ninashatse kwinagamo ngo ndebe ko atariho umukunzi wanjye yaba yiyahuriye. Ninatangiye gutekereza ko yaba yiyahuye. Noneho numvaga ngize amahirwe nkasanga atari yiyahura, nahita mugira umugore yaba atwite uwo mwana nawe akazaba uwanjye. Numvaga rwose niteguye kumubabarira. Bamwe muri abo baturanyi na bene wabo baramperekeje, tugenda tubaririza umuhisi n'umugenzi niba ntawe bigeze babona, ariko batubwira ko ntawe rwose bigeze babona. Tugeze ku mugezi twarashakishije mutari ko twabona ikimenyetso. Ubwo iyo nkuru yari yatangiye gusakara ko umukunzi wanjye yabuze, ko bikekwa ko kandi yaba yiyahuye. Nabo hakurya y'uruzi bamwe bari batangiye kumanuka. Hari umwe rero watubwiye ko hari ikintu cy'umweru gisa n'umwenda ari kubona hakuno aho twari turi. Tujya kureba dusanga n'umwenda, Jemara sinkuzi, ariko bene wabo batangira kuvuga ko usa n'umukunzi wanjye. Nakomeje umutima wanjye nti humura ntabwo ari we, wenda nusa n'uwe. Nuko jye nkomeza gushakisha kuko bari bahamagaye abantu batandukanye babasaba gushakisha ngo barebe ko bamubona. Hari uwaduhamagaye atubwira ko hari telefone basanze ipfunyitse mu gitenge, ko rero bishoboka ko yabariye. Nise nyihamagara ngo twumve niba koko ariyo, uwo muntu aratwitaba. Twese dukwirwa imishwaro, bamwe bashaka kwiyahora muri ayo mazi, ariko bari bafata generuka njye kureba ko umukunzi wanjye yaba yiyahuye. Twahuye nabo, mfatiye telefone sanga kuko ni yayindi ninafashije umukunzi wanjye kugura. Narebye no mu butumwa mbona ubwo yari yanyandikiye ansaba imbabazi, nizo yanyandikiye ansezera, sangamo na za nshuro ninamuhamagaye ariko simubone. Mbona koko n'umukunzi wanjye yahuye. Ntabwo twe tukibishidekanyaho, ahubwo twe dusigaye dushakisha umubiri ngo wenda ajye gushyingurwa. N'inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano iyo nkuru yabagezeho nabo bohereza abadufasha, dufatanya gushakisha, bigira mu masaha 9 z'igicamunsi tutaramubona. Ubwo bamwe bari batangiye kuvuga ko ugatakibonetse, hari uwaduhamagaye batubwira ko bamubonye. Hari hakurya y'amazi kandi ayo mazi yari menshi, ariko sinigeze nita kuko areshya, ahubwo nise nyiyahuramo njya kureba ko umukunzi wanjye koko yaba yapfuye. Hitunguka sinzi uko narebye bananiwe. Naratekereje nti wenda iyo mubabarira ntaba yatse ubuzima. Numvaga ari rwose bamwishe. Aho gukomeza ngo ngana aho yarari, neza nsubira inyuma niroha mu mazi. Nifuzaga nanjye gupfa kuko nabonaga nakoresheje cyane. Nijye ubwanjye wari wiciye umukunzi. Ariko abantu twari turi kumwe bahise basimbiramo barashakisha. Ngiye nkifuza ko bareka urwo ruzi rukanyica bikarangira, ariko bangeraho ntarashira mu mwuka. Banjyanye hakurya barankanda, amazi anshiramo, ubundi batabanjyana kwa muganga. Nyamara jye numvaga bampemukiye. Nifuzaga gukurikira umukunzi wanjye kuko n'ubundi nijye wari wamwishe. Nijye ubwanjye. Abaganga banyitayeho baramfasha ndoroherwa, ubundi baranganiriza. Baranyihanganishije, bambwira ko koko bibabaje kandi ko bigoye kwakira ko umukunzi wanjye atakiri muzima, ko ariko icyo nkwiye gukora ko rwose bidakwiye ko twese tujyana.
bo bumvaga ko wenda nananiwe kwakira ko umukunzi wanjye yagiye, nyamara ahubwo ni nananiwe kwakira ko ari igihe watumye agenda. Narabasobanuriye mbabwira uko namenyanye n'umukunzi wanjye n'uburyo yankundaga, ariko ko yaje kugira ikibazo agafatwa ku ngufu na mwene wabo, yabimbwira aho kumwumva ngo muhumurize nkamufatanya n'ako gahinda yari afite ko rwose ari igihe watumye yiyahura. Ibyo by'uko wafashwe ku ngufu ntabyo bari bazi. Nakomeje mbabwira ko naguye no kubyakira, ko ariko naje kugeraho nkumva ni ngombwa ko mubabarira, najya kumureba ngo byibura mubwire ko mubabariye, asanga yamaze kwiyakuza ko ahubwo bampemukiye kuba bandohoye. Bose babimenyesha inzego z'umutekano, bagiye gufata uwo mwene wabo, kuko ibindi babibajije ababyeyi be bakabwira aho yaraherutse kuva, ariko uwo mugome ageze imbere y'ubutabera babura ibimenyetso. Nta kimenyetso na kimwe gihamya ibyo navugaga ubushinjacyaha bwari bufite. Rero baramurekuye. Nibyo mu rukiko ntiyakora ukuri hakora ibimenyetso, ariko nababajwe no kumukunzi wanjye atarenganuwe. None nanjye nsanze ntacyo kubaho bikimariye. Sinzi niba nimara gupfa nzahura n'umukunzi wanjye, ariko ndabishaka. Sinshaka gukomeza kuba kuri iyi si kuko watumaga nishima ntakiriho. Ibintu byanjye harimaze kugeraho, bene wacu n'inshuti zanjye ndabakunda kandi mwari ab'ingenzi mu buzima bwanjye, ariko ubuzima butarimo umukunzi wanjye Roza rwose burananiye. Bateye agahinda, ariko nanjye siki. Ubuzima butarimo umukunzi wanjye ntababeshye burananiye. Murabeho, ariko niba hari ugomba kubabarira ujye ubikora ako kanya, kuko igihe uvuga ko uzabikorera ushobora kuzasanga adahari nkuko nanjye byagenze. Sigara amahoro, ndabakunda. Kuko uwo musore yari akiba mu isantere, bategereje ko akingura, iminsi 2 irashira. Bamennye urugi basanga yariyahuye. Urwandiko ruriho ayo magambo barusanze mu nzu ye, yararwanditse mbere yuko yiya ku buzima. Wakoze kubana natwe. Niba wifuza kujya ubona inkuru nk'izi kandi buri munsi, wibuke usiga ukoze subscribe, ukandi like nk'ikimenyetso kitwereka ko wabanye natwe, unaduha igitekerezo unyuze ahagenewe ibitekerezo. Naho utaha.